Ndagusuhuza wowe ubana natwe umunsi ku munsi, nkwifurize umugisha w'Imana, nkwifurize amahoro n'amahirwe aturuka kuri Nyagasani Imana rero iguhe umugisha, kandi ikiganza cy'Imana kikomeho ibihe byose. Marayika w'Imana akwiteho, kandi ineza y'Imana ikugote cyane, ikuzenguruke. Inama y'abaminisitiri yemeje iteka rya minisitiri rigena amafaranga y'igenzura ry'irekurwa ry'umwuka ku binyabiziga bikoreshwa na moteri harimo n'amapikipiki. Iki kintu natinze kukivugaho, ariko ngiye kubona mbona abantu benshi batarakimenye, abantu benshi ntibakimenya. Niyo mpamvu rero nyigarutseho kugira ngo ubanze wumve neza impamvu y'ibi bintu. Impamvu y'ibi bintu, iyi nama yarabaye ariko abantu benshi ntibamenya ibyabaye. Niyo mpamvu rero nje kukubwira kugira ngo ibi bintu ubanze urusheho kubisobanukirwa neza, ubanze umenye neza ibi bintu, kuko inama y'abaminisitiri yamaze kubyemeza. Wowe ufite imodoka, wowe ufite moto, ariko nyamara ntabwo uramenya ibiri kugenda biba. Impamvu rero iyi nkuru nyigarutseho nuko abantu benshi batabimenye, ntabwo barasobanukirwa neza ibyo ari byo. Nkuze rero ikiganiro kugira ngo uze kubyumva, ubimenye, ubisobanukirwe, umenye icyo ugomba gukora n'icyo ugomba kumenya neza. Ibyo wamenya ku biciro bishya byihariye ku bipimo cyangwa se byihariye byo gupima imyuka ihumanya ku binyabiziga. Ibi ngibi nibyo ugomba kubanza gusobanukirwa neza. Inama y'abaminisitiri rero yamaze kubyemeza, aya mafaranga yamaze kwemezwa totaloma. Wowe ufite imodoka inywa mazutu, wowe ufite imodoka inywa esansi, wowe ufite moto ipikipiki inywa esansi, ibi ngibi ukwiye kwicara ubizi neza ko vuba aha ugomba gutanga aya mafaranga. Aya mafaranga mu bipimo cyangwa se mu byangombwa wasabwaga niba ufite imodoka, wasabwaga autorisation. Ubwo ni ku bashoferi b'amatagisi, ku bashoferi basanzwe namwe mutwara imodoka za promenade, wasabwaga icyangombwa cyangwa se assurance. Kandi n'undi wese asabwa assurance, ugasabwa permis, ugasabwa autorisation nayivuze, ugasabwa ipatante. Ibyo ngibyo ukabisabwa mu bintu rero, ugasabwa controle technique. Ibyo ngibyo ukabisabwa mu byangombwa rero. Ugiye kongeraho n'icyangombwa cya rema, kizayitangwa na rema. Mu bintu rero ugomba kumenya, ugomba kubyitwararika. Ahangaha rero ni ugomba kumva neza. Hanyuma iyi nkuru iravuga ngo ibipimo by'umwuka abantu bahumeka mu Rwanda bikomeje kugaragaza ko wanduye, ibintu bigira ingaruka mu buzima bw'abantu, cyane cyane kwizamuka ry'indwara zifata mu myanya y'ubuhumekero. Mu Rwanda indwara z'ubuhumekero ziterwa n'umwuka wanduye ziza mu mwanya wa kabiri mu zihitana abantu benshi. Umwuka abantu bahumeka mu Rwanda wanduye ku gipimo gikubye inshuro 3 ikigenerwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima. Ikigo cy'igihugu gishinzwe kurengera ibidukikije REMA gisobanura ko umwuka mu Rwanda ugaragaramo utuvungukira twa PM2.5. Ikinyabutabire cya PM2.5 kiva mu binyabiziga kigira ingaruka ku buzima bw'abantu. Utu tunyabutabire tutagaragarira ijisho iyo umuntu aduhumetse, tugera mu bihaha no mu miyoboro y'amaraso, bigatera indwara z'ubuhumekero n'iz'umutima. Banze wumve, ni ibingibi niyo mpamvu rero nta kabuza ibyo nibyo bikomeje gutuma indwara zibasira imyanya y'ubuhumekero, kugera no kuri kanseri zikomeje kuzamuka, aho ubu mu Rwanda habarwa abantu 16,000 bakurikiranwa buri munsi barwara asima.
banza wumve. Niyo mpamvu rero ibi byagiyeho. Mu mpamvu zituma uwo mwuka wanduye ukomeza kuzamuka cyane, biterwa ahanini n'ibinyabiziga bititabwaho bisohora imyuka ihumanya. Ubusanzwe ibinyabiziga bisohora umwuka uhumanya urenze garama 1 ku kilometero, biri mu bikomeje gutera ikibazo. Imibare igaragaza ko mu Rwanda moto zihariye 47% mu binyabiziga bisohora imyuka ihumanya ikirere, ari nabyo byatumye hatangira gushyirwaho ingamba zo gushishikariza abantu gukoresha moto zidakoresha lisansi ahubwo zikoresha amashanyarazi. Ibindi bituma umwuka uhumana bitari ibinyabiziga n'imashini zikoreshwa mu gutunganya amashanyarazi n'ibindi, nko gutwika nyiramugengeri cyangwa amakara. Ubwo n'abantu batwika amakara namwe mwitegura. Ibyo byiyongeraho n'inganda kandi nazo zikomeje kuzamuka cyane mu Rwanda. Urubuga rwa Rema rugaragaza uburyo umwuka wo mu Rwanda uba umeze inshuro nyinshi cyane ku masaha yo ku manywa mu mujyi wa Kigali. Ruba rwerekana ko hari umwuka utari mwiza ushobora kugira ingaruka ku bantu bafite intege nke nk'abana bato cyangwa abagore batwite. Hagiye gutangira gupimwa imyuka ihumanya ku binyabiziga. Ibi nibyo ugomba kubanza kumva nk'uko nabikubwiye. Mu gihe imibare igaragaza ko ibinyabiziga, moto n'imodoka ari byo biza ku isonga mu guhumanya umwuka, biteganijwe ko mu minsi iri imbere hazatangira gupimwa byihariye imyuka isohorwa nabyo. Bizajya bikorwa mu buryo busanzwe kuri control technique, aho polisi izakomeza kugenzura imodoka, ariko habeho n'ahandi Rema izajya igenzurira umwuka uhumanya w'ikinyabiziga. Ahangaha nibyo nakubwiraga kubanza kumenya. Control technique ntabwo izabivuyeho, control technique izagumaho, ariko Rema nayo izashyiraho ikindi kigo gipima ubuziranenge bw'imyuka ihumanya. Gusaba gusuzumisha ikinyabiziga bizajya bikorerwa ku irembo nk'uko bisanzwe, ariko mu buryo bubiri, kuko umuntu uvuye gusuzumisha ikinyabiziga azajya ahabwa ibyemezo bibiri. Bamaze kubyumva neza. Moto izajya yishyura ibihumbi 16,638 mu gihe itabashije kubona icyemezo kubera imyuka myinshi ihumanya. Umuntu azajya yemererwa kujya gukosoza ibyo bibazo, agasubira gupimisha mu byumweru 2 uhereye igihe isuzuma ryabereye. Icyo gihe azajya yishyura amafaranga ibihumbi 8,319. Banza wumve. Bwa mbere uzajya ujyayo wishyure ibihumbi 16,638. Hanyuma nibasanga hari ibyo utashoboye cyangwa se moto yawe niba ikoze neza, uzahita ubona pase uhabwa icyangombwa. Ariko nibasanga bituzuye, ibyo byuka bikirimo, uzajya gukosoza ibyo ugomba gukosoza, ugaruke nyuma y'ibyumweru 2 wishyure andi mafaranga ibihumbi 8,319. Birashoboka ko wagaruka inshuro 3 uzajya wishyura ayo mafaranga ibihumbi 8. Imodoka zakorewe gutwara abantu zitarengeje uburemere bwa toni 3 n'igice kandi zifite imyanya itarenga 8 yo kwicaramo hatabarimo umuyobozi, zo zizajya zishyura ibihumbi 34 n'amafaranga 940 amafaranga y'u Rwanda. Mu gihe ikinyabiziga kitabonye uruhushya kizasubirayo nyuma y'ibyumweru 2, nyiracyo akishyura ibihumbi 17 n'amafaranga 470. Ibi nibyo kubanza kumenya. Uzajya uvuye muri control technique ujye kuri Rema, cyangwa se niba ufite icyangombwa cya control technique uzajya gushaka icya Rema.
wishyure ibihumbi 34 n'amafaranga 940. Nupasa baguha icyangombwa, nudapasa aribyo ugomba kujya gukosoza, uzasubirayo nyuma y'ibyumweru 2 wishyura ibihumbi 17 na 470. Imodoka itwara abantu bava ku 9 kuzamura ariko batarengeje 18 hatabariwemo umuyobozi w'ikinyabiziga, itwara imizigo itarengeje toni 1.5 ariko itarenze toni 3.5, hamwe n'itwara imizigo iri hejuru ya toni 3.5 ariko itarengeje toni 5, yishyura ibihumbi 51 n'amafaranga 580. Iyo isubiye gukoresha inenge za mbere, yishyura ibihumbi 25 n'amafaranga 789 y'amafaranga y'u Rwanda. Ibi rero nibyo ugomba kubanza gusobanukirwa neza. Wamaze kubyumva neza, iyo modoka wamaze kuyumva, izishyura 51 na 578. Nipasa ihabwa icyangombwa, nidapasa izasubira ijya gukoresha, nimara gukoresha isubirayo mu byumweru 2 yishyure ibihumbi 25,789. Nidapasa yongere isubirayo, nishaka isubirayo ishyura 10 ariko izajya yishyura ayo mafaranga. Ibi ni kimwe mu modoka, ibi ni kimwe no ku modoka itwara abantu batarenze 18 kuzamura ariko itarengeje abantu 30 hatabariwemo umuyobozi w'ikinyabiziga, itwara imizigo iri hejuru ya toni 5 ariko itarengeje toni 7, itwara abantu barenga 30 n'itwara imizigo irengeje toni 7. Ibi ni ibinyabiziga bikoreshwa moteri bikora mu mirimo itandukanye, bizajya byishyura ibihumbi 49 n'amafaranga 918 amafaranga y'u Rwanda. Byajya gukosoza bikishyura ibihumbi 24,957. Wamaze kubyumva neza? Izo modoka namwe abazifite mwamaze kubyumva neza uko bizajya bigenda. Aya mafaranga nayo gusuzuma imyuka, gusuzumisha ubuziranenge bw'ikinyabiziga, bizakomeza kwishyurwa nk'uko bisanzwe. Banza wumve, aya mafaranga nayo gusuzumisha gusa imyuka, ariko gukora controle technique byo bizakomeza nk'uko bisanzwe. Aya mafaranga nayo gusuzumisha nahahuriye n'aya controle technique. Wamaze kubisobanukirwa neza? Iyi gahunda izatangira gushyirwa mu bikorwa mu ntangiriro za Nzeri, mu gihe iteka rya minisitiri rigena rizaba rimaze kwemezwa. Ibi ngibi ko nabikubwiye, iteka ryamaze kwemezwa mu kwezi kwa 9 mu ntangiriro za Nzeri uyu mwaka. Uku kwezi kwa 8 nikurangira, mwese mwitegure ko abafite imodoka zikoreshwa na lisansi, ufite moto ikoreshwa na lisansi, ufite imodoka ikoreshwa na mazutu. Ibi ngibi nibyo ugomba kubanza kumenya. Aya mafaranga yitegure vuba cyane kuko ugomba kuyishyura. Udafite controle technique cyangwa se nyuma controle technique, ugomba kufite icyangombwa cya REMA. Niba gufata utaragiyeyo, ntuzava ngo sinabikubwiye. Dore wamaze kubyumva, nta kazi kawe. Ndabikubwiye mu kwezi kwa 9 mwese muzajya gukoresha ibi bintu. Ufite moto, ufite imodoka inywa essence, inywa mazutu, ugomba kumva ibi bintu kugira ngo ubyumve neza, hanyuma uzajye kubikoresha. Imana rero iguhe umugisha wowe wabanye nanjye ukanyumva, kandi musabye gukora subscribe, kora like, ikiganiro gisharinga kugira ngo abantu bose bakomeze kucyumva. Imana rero iguhe umugisha, kandi mareka y'Imana akurebe neza cyane mu izina rya Yesu Kristo. Amina.